hanyuma basanga ndahantu hafi y'Akanyaru, neretse ahantu hafi y'Akanyaru niho bandyamishije nkwikiriye n'imyenda, ndi kumwe n'urupapuro runini rwanditseho ngo azabaho kubw'Imana. Ayo magambo yonyine? Ayo yonyine. Yego. Niki wamubwira muri kano kanya uti mama niba uri kunyumva ndakubwira ibi n'ibi bimubwira? Kera nyitekerezaho cyane, ntariyakira cyane, maze gusa naho ubuzima bunyorohera kuko naje kugira umugisha, ubu nashatse n'umugore, mfite n'umwana. Ni byiza. Nakoze ubukwe budasanzwe. Turaza kwigiraho. Aha, yego. Yego. Mama niba uri kunyumva cyangwa nubona n'iki kiganiro, birashoboka ko wantaye nkiri agahinja gato, ntago nkitwa ya mazina kuko urumva sinigeze mpamagara mama, sinigeze mpamagara papa. Ibaze nawe nta muvandimwe. Nagiye kureba umugozi ahantu mu kabande ndimanika, natoraguye imigozi nyine, ubirumvikana nyine kira hano mu izosi. Ikaze mu kiganiro Inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park, ikaze by'umweko muri buno buzima tubamo, twifuriza buri wese ko abaho neza kandi bigenda neza. Uyu mugabo aturutse mu burasirazuba, ni umusore yitwa Uwizeyimana Jean Pierre. Tumuhaye ikaze mu kiganiro Inkuru yanjye. Jean Pierre, uraho neza? Muraho neza. Inkuru yanjye se ujya uyumva? Cyane, ndayikunda cyane, nkunda kuyikurikirana cyane. Urakoze cyane. Nawe ufite inkuru y'ubuzima bwawe yatangiye utaramenya n'ubwenge. Burya inkuru zacu kenshi zitangiye tutaramenya n'ubwenge, iyo tugize Imana tumenya ibyatubayeho muri cyo gitwari tutaramenya ubwenge, ariko we waje kubimenya nta n'ukuntu utari kubimenya, bitewe n'uko ufite inkuru ikomeye cyane. Reka duherere kuri ibyo wabwiwe kuva ukiri uruhinja ruto. Uruhinja. Yego. Duhera aho ngaho. Ubuhamya bwawe butangira gute? Bwatangiye kurumva nanjye n'amateka asa n'akomeye. Nakuze ndabaza, navutse ubundi uwambyaye sinzi icyo yaragamije cyangwa ubuzima yari arimo. Yarambyaye anjyana ahantu ku Kanyaru, anjyanayo ndagahinja. Ubwo nanjye nta makuru bagiye bama, barahansiga. Ubwo abaturage batemberaho baza kuhantoragura, bahantoraguye. Umwe muri abo ngabo nyine birumvikana ubuyobozi bwaraje. Nakuze rero yantanye n'agapapuro kanditseho ngo azabaho kubw'Imana. Urumva ubuzima bwari bukomeye, urumva bivuze ngo nta n'izina nari mfite. Nakuze bagutoye ngo agahinja kangana gute? Ndumva wenda nari nyivuka, wenda cyangwa maze nk'ibyumweru 2. Wari muto cyane? Yego. Bagutoye ngo hafi y'Akanyaru? Hafi y'Akanyaru, mu karere ka Gisagara, ahantu hitwa Makwaza. Bagutora rero ngo dushushanyirize uko wagutoye. Yagutoye ngo icyo gihe yasanze agahinja kameze gute, kari muki, kari hafi y'umugezi? Dusobanurire neza uburyo yaguhaye inkuru neza ukuntu aromeza. Barabashumba baragiye inka, amatungo, hanyuma basanga ndahantu hafi y'Akanyaru, neretse ahantu hafi y'Akanyaru niho bandyamishije nkwikiriye n'imyenda, ndi kumwe n'urupapuro runini rwanditseho ngo azabaho kubw'Imana. Ayo magambo yonyine? Ayo yonyine. Ubwo rero abaturage barahurura, banjyana ku murenge wa Makwaza. Umwe mu bakecuru arasaba, niho nakuriye. Umwe mu bakecuru? Bari aho ngaho bugufi bw'aho ngaho. Asaba ko bamuguha? Yego. Uwo mukecuru ngira ibyago aza gupfa nawe. Wenda tutaragira aho ngaho, ubwo urumva bakikubwira inkuru, bakubwiye ko ngo umwana se basanze arira, basanze aho ngaho bimeze gute? Ibuka neza ibindi bakubwiye. Uwo mwana ngo yarariraga cyane. Ari wowe njyewe. Yarariraga cyane. Nabo nyine bamwe muri abo babyeyi, umwe muri abo ngabo agira impuhwe, ariko bamaze kunjyana kuri uwo murenge. Ni umushumba wagutoye? Yego. Akujyana? Yarasakuje cyane muri icyo gihe, yarasakuje cyane, birumvikana abaturage barahurura, baza kunjyana nyine. Icyo gihe hari mu wuhe mwaka? Kugeza ubu
uwo mwaka nta n'uwo nzi kuko n'imyaka yanjye ubwanjye ntago nyizi. Ntabwo yizi. Nese uwagutoye ntabwo kubwiye igihe yagutoreye? Ngereranya ko ari hagati, nta makuru mbasha gukurura nyine ngo menye ngo yantoye muri uyu mwaka, kuko uwo mukecuru nyuma simbutse gato yaje gupfa yishwe n'impanuka. Nibyo byago naje kugira. Aza gupfa ukiri mutoya? Nkiri muto. Ariko byinshi muri ibyo nyifite imyaka 4 3 gutyo, ndibuka ko aribwo yanganirije iyo nkuru 4 gutyo, wenda no kugarukira kuri 5 nubwo ntabasha kubyibuka neza. Nibwo yatangiye kukubwira inkuru? Yego. Ikubwiye gute rero? Ubwo kuzuzi ko aho uri ari iwanyu, ari kwa mama? Yego. Urabona kuri abana batangira gukura babereka urukundo, nanjye naje gukura nyine urumva inkuru yaramamaye, bose nyine baravuze ati uriya mwana yaratoraguwe, ariko nkagenda mbyumva nyine bakagenda bambwira ati hariya niho bagutoraguye. Birumvikana ko nakuze nyine nibaza ibintu byinshi, ntekereza ibintu byinshi. Urumva birumvikana nyine ko ntakuze nzi guhamagara mama cyangwa papa, namwitaga nyogokuru nkuko numvaga abandi bana babivuga. Ikibazo rero naje kugira niwe wari ugombaga kumpa amateka afatika, kuko urumva muri abo baturage bose ibyo bavuga n'amagambo nakurikiranaga ayo makuru nyine y'uwo mukecuru yampaye, yarabinganirije. Ariko ngarukiye aho ngaho niwo mukecuru niko umukecuru yambwiye inkuru ye, nuko yanganirije. Ukibye ubwa mbere akuganiriza ku nkuru yawe, utubwe ko wari hagati y'imyaka 4 n'5? Yego. Nibwo yarakwicaje arakubwira ati se mwana wanjye ngwino wicare hano nkubwire inkuru, niba ubyibuka neza? Byari bimeze gute? Byibutse neza. Abikubwira bwa mbere? Urumva abana n'abantu bakuru, urumva haba habaye ikintu kidasanzwe, gutoragura umwana hano ku gishanga hafi noneho y'uruzi. Urwo ruzi ni Akanyaru, birumvikana. Abantu rero byakuze nyine uko bagenda bambona nkura mvuga, ntangiye kuvuga, ndabyibuka neza buri ikintu ubwiye umwana ntago apfa kukibagirwa. Ubwo rero nibo batangiye kunganirira iyo nkuru, nkajya mbyumva n'abantu bakuru, ngira amatsiko ndamubaza tese ngewe mu rugo papa, ntangiye kubimubaza gutyo nibwo yansobanuriye. Wagize amatsiko kuko wumvaga mu witwa nyirakuru? Yego. Yego. Uramuti papa mama bimeze bite? Ahita bikubwira? Yego, arabimbwira. Cyumva ko ngo bagutoye ku mugezi utorwa n'abashumba? Yego. Wahise wumva umeze gute nubwo ari umwana muto cyane? Nari umwana muto cyane, ntago nari nzi ubuzima uko bumeze, wenda uko imbere yanjye bimeze ntago nari nagatekereza cyane. Uko mbyibuka uko ariko kose, uretse mu magambo nagumanye, n'urwo rupapuro narubuze ejo bundi hashize, nari nararubitse. Kurumva ninjye watangiye ninjye wise izina mu magambo make. Bivuze ngo uwo mukecuru amaze gupfa nibwo numvishe ko ubuzima ahubwo nibwo bwashaririye, kuko ndumva yarapfuye mfite nk'imyaka 6. Ngereranyije nkuruye amateka n'igihe gishize, akimara gupfa icyo gihe urumva uwo muryango wundi wahise undeba nabi, ntangira kuzerera nyine, nkajya ndya ibyo bataye hasi, nkajya nirarira muri ruhurura. Ubuzima butangira kunkomerana, ntangira gukura imburagihe, ntangira kuba mayibobo mu muhanda, mbaho mu buzima butari bwiza bwatumye menya ubwenge nkiri muto. Yego. Icyo gihe birumvikana ko ubuzima wa mugani butakoroheye. Niki navuga ngo cyakugoye nyuma yuko utandukanye n'umukecuru yitabye Imana? Niki cyakugoye cyane utajya wibagirwa mu buzima bwawe? Ikintu cyangoye cyane nuko nukurara muri ruhurura nk'imvura ikagwa. Icyo kintu cyakomerekeje umutima wanjye n'ubu kugeza iki saha ntajya nibagirwa. Ntabwo umaze gukora wajyaga wibaza se kuki mama yantaye? Agasiga yanditse n'urupapuro, harya ngo ruvuga gute? Ngazabaho kubw'Imana. Azabaho kubw'Imana. Yego. Iyo warebaga urwo rupapuro uvuge ko wakomeje kurugira, azabaho kubw'Imana, ntabwo wibazaga kuki mama yakoze bino cyangwa uwantaye kuki yakoze bino? Uko nyine nagendaga nkura, nubwo nakuriraga mu buzima butari bwiza, urumva birumvikana, nagendaga nkaho bajugunye ibiryo muri puberi, imyenda bajugunye, urumva nibwo buzima nabaga mbayemo.
nkurira muri iyo situation ntangira kuzerera, uyu munsi ngiye muri iyo quartier, ejo ngiye muri iyi, birumvikana ubuzima bwatangiye kusharirira. Ibyo sinigeraga mbitekerezaho cyane, ahubwo natangiye kubitekereza ntangiye kugira imyaka 10, ntangiye gukura nyine, ntangira kubyibaza nyine ndi muri ubwo buzima. Urumva nari ndi mu buzima bwari bukomeye. Yego, uri mu buzima bwari bukomeye. Kuba muri ruhurura, wa muryango se ntabwo wigeze ukomeza kugushakisha? Umwe wa mukecuru witabye Imana, ngo uvuge uti nubwo atari uwacu ariko ni twamutoye, ni mukecuru wamutoye, ntabwo wigeze ukomeza kukubera umuryango? Ahubwo uko biri buriya ijisho rikureba neza niri kureba nabi, ntabwo wariyoberwa no guhabura umwana muto. Ahubwo uwo muryango umva wagerageje uburyo bwose wanshyira ahantu kure, ku buryo hakugira ngo njye muri uwo muryango byari kuruta nkajya ahandi. Kuko barankubitaga, bakankoresha imirimo y'agahato, bakanjyana mu nka, birancanga, mba umushumba, ndaragira, mbaho mu buzima butari bwiza. Ibyo mbashije gukora nkasunikira abantu ku magare bafite ibitoki, nkabasunikira, ndi umwana muto, birumvikana nta mbaraga nabaga mfite. Bampa igiceri cya senkani, nkagura irindazi rikantunga hafi iminsi 2. Yego, ntangira kwanga abantu, mba nk'inyamaswa mu mutima, ntangira kunanirwa kuvuga, kandi nari ntangiye gukura, yaho nagashize amanga nkajya mvuga, nkabona uburyo bwo gusaba, mpinduka nk'ikiragi, kandi numva muri ngewe mfite ubwenge. Ni iki cyatumaga sumva uhinduka nk'ikiragi, cyangwa cyatumaga ugira umujinya mwinshi muri wowe kandi ukiri umwana muto cyane? Nabitekerezagaho nyuma ntangiye gukura, nabitekerezagaho nkareba ese ni ukubera iki nabayeho muri ubu buzima, ni ukubera iki mama yangenje gutya, cyane ko umutima nawushyiraga kuri mukecuru. Nahubwo nakundaga kuririra uwo mukecuru cyane, kuko niwe nafataga nka mama, ni nawe nakuze ndeba, uwo wantoraguye. Ahubwo niko gahinda navuga, kubera iki mama yapfuye, niwe nitaga mama. Uwo mukecuru nyuma amaze kwitaba Imana, ndababara cyane. Mba nk'umuntu wataye ubwenge, mba nk'umusazi, mu magambo make mera nk'ikihebe, ku buryo nagerageje kwiyahura nkiri muto. Ufite imyaka ingahe? Urumva birumvikana inkuru yanjye ni ndende cyane, keretse ngiye mbicagagura, ndagerageza ku buryo wenda nagerageza uburyo ndi bugende ncagagura simbagurika, kuko ibyanjye ni birebire, twabivuga umunsi wose ugashira. Ntacyo tubwire mu ncamake. Mu ncamake, ubwo birumvikana uwo mukecuru nyine byarangoye cyane, niwe natekerezaga, niwe nashyiraga ku mutima. Rero ibyo byose iyo nabikusanya, ari uko kuntu uwo muryango wandebaga cyangwa wamfataga. Nakubajije igihe watangiye gutekereza kwiyahura, ari ryari? Ngereranyije, kuko bwa buzima bwo kutiga, kutajya mu ishuri, kutajya aho abandi bari, ntabwo wasobanukirwa ngo ubashe kumenya ngo n'uyu mwaka uyu n'uyu. Ariko uko biri, nari mfite nk'imyaka 12, 11 gutyo. Yego, ubwo kwiyahura wari uzi icyo aricyo? Jean Pierre, urabona kwa kundi mu makaritiye ari ukuntu ugenda wumva amakuru, ukabona ya mafilime, uko umuntu yigirira nabi. Kandi nakuze mfite ubwenge budasanzwe, ntekereza kure, ndeba kure. Nakuze wumva iyo myaka nagize, ariko nakuze ndi umuntu uzi ubwenge, ku buryo nawe urumva umuntu wakuriye muri ubwo buzima. Narabyumvaga babivuga. Kuva kera buriya umuntu akura imburagihe, ariko numvaga mfite ubwenge. Iyo mpamvu ntazapfa mbyibagiwe. Yego, ugishushanya ko wenda ntabwo wigeze ushakisha umuryango wawe? Maze gukura narabigerageje, ntibyankundira. Narashakishije, njya mu buyobozi, simbutse cyane. Buriya n'uburyo bwo kubona ibyangombwa byaramvunye cyane, kuko sa n'uwabihawe na perezida. Kubera ko nari nagerageje njya mu buyobozi, biranga, mbona nta muntu n'umwe unyitayeho, mbona nta muyobozi n'umwe ubasha kunyumva, kuko bambazaga aho narerewe. Abo bantu nababaza bakanyihakana uwo muryango, kuko natekereje nyuma
naje gusobanukirwa ko bangaga ko nibarura ku kwirangamimerere yabo. Yego. Uza kugira gutya rero ngo president niwe waguhaye, niwe wampesheje ibyangombwa. Kuvuga ngo yaje mu karere k'iwacu nyine muri ako birumvikana mu mujyi i Butare, ndumva ntibari yego. Ubwo muri icyo gihe aje ngiye guhaguruka kwa kundi nyine batanga ibitekerezo cyangwa batanga ibibazo, ngiye guhaguruka umuyobozi arahita ncecekesha, arambaza ngo ufite ikihe kibazo. Nkimubwiye ako kanya sinzi yahise yegera undi, bahita bajya bankemurira ikibazo cyanjye. Ntari nabatungutse ijambo ngo mvuge ngo, ariko ubwo bari babyanze. Ariko icyo gihe perezida yaje mpagurutse nyine bahise bagira uko babivuganaho, ikibazo cyanjye bakigeza ku bayobozi bari aho ngaho bakomeye. Nyuma mu minsi 2 yonyine nari mbonye irangamuntu, bari banshyize mu gitabo ndangamimerere, baranyegera baranganiriza, none batangira kujya banyegera bamwe na bamwe, numva ndishimye bamaze kumbarura mu gitabo ndangamimerere. Okay, watubwe ko wihaye amazina. Yego, maze kugira nk'imyaka 16. 16. Wakuze utagira izina? Nakuze nitwa Ndiho Kubwayo. Ndiho Kubwayo. Yego, nkurikije ka gapapuro mama yanditse. Byandi mama yanditse? Yego, nakuze ari iryo zina mfite ryonyine. Mama yanditse ngo azabaho kubw'Imana. Azabaho kubw'Imana. Yego. Ubwo umukecuru ni waje ahita avuga ati Ndiho Kubwayo. Ndiho Kubwayo. Ndiho Kubwayo. Okay. Wowe noneho uza kwita amazina gute rero? Ko numva utitwa Ndiho Kubwayo, witwa ngo Uwizeyimana Jean Pierre. Uwizeyimana Jean Pierre. Maze kugira imyaka 16, birumvikana hari imikwabo igikunda kubaho. Nakubwiye ko nakuze ndi umwana w'incarutsi, nkurana bya bindi by'abarara nyine bamenye ubwenge cyane, bazi kushakisha ibiryo, bazi kugerageza bakamye. Bari abana mu muhanda buriya bazi kwishakashakira. Buriya agapipiri k'amazi ashobora kukanywa iminsi 2, ashobora kubaho mu buzima mbese bwo gushakisha imibereho, ashobora kubaho. Urumva nakuze nyine ndi umwana uri shapu cyane, kuko nakuriye mu muhanda nkurana ubwenge, nanjye bwo kwishakishiriza uburyo bwo kubaho. Rero byaramvunye cyane kwiyita izina, kuko abandi bo bagira umugisha bajya kubyara umwana bamaze kumutegurira izina. Rero numvanye izina hagati aho ngaho umukobwa wari uri kugenda nyine twabanaga mu muhanda yitwaga Uwizeyimana. Ngiye kwa kundi bari kunkorera irangamimerere, uwo mugabo nawe aza sociale nyine nawe aza kuvuga ngo reka nkwite Jean Pierre, shyiraho Jean Pierre. Yego. Wari umubwiye se ko nta rindi zino ugira? Nari nabimubwiye. Narabimubwiye inkuru yawe. Yego, namubwiye inkuru yanjye, ndamuganiriza nyine, kuko birumvikana abayobozi bahise banjyana bo baranganiriza. Barambaza, bashakisha n'amakuru bo afatika ruta ayo nge nabahaye. Ugira gutya rero wita Uwizeyimana. Uwizeyimana. Umukobwa asa nuko wamukundaga ko wisi izina rye. Nuko nabonaga tubanyeho mu buzima bwo mu muhanda. Bwo mu muhanda. Mwese mwe muri abana. Yego. Barutinaka nanjye ni. Ndarikunda cyane iryo zina nyine. Nanjye mpita nafatiyeho nk'urugero. Uwo Uwizeyimana se mwongeye kubonana? Nta makuru ye nongeye kumenya. Yitwaga Uwizeyimana nde? Ntago mbyibuka. Yego. Mwabanaga ku muhanda hagana he? Nyuma twabanaga mu muhanda nyine ihuye aho ahitwa mu Rwabayanga. Rwabayanga ndahazi. Hepfo ujye Ngoma ndahazi. Yego. Ndumva hazi. Yego, ni iwacu. Nuko cyagutse rero kurira mu muhanda, ubuzima bw'umuhanda navuga ngo utagiye wibagirwa n'ubuhe Jean Pierre? Ubuzima bwo mu muhanda utagiye wibagirwa? Utagiye wibagirwa mu muhanda? Cyo najya nibagirwa n'inzara yaho. Umunsi umwe wonyine ushobora kukuberamo nk'ukwezi cyangwa umwaka. Umwe wonyine. Inzara, imvura yaguye, amazi muri ruhurura, ukwepana n'inzego z'umutekano. Ibyo bintu ni ibintu byankomereye cyane. Uyu munsi ubayeho gute? Uyu munsi urabona ko nshima Imana. Uyu munsi ndi n'umuhanzi. Uyu munsi nasubije inyuma nibuka ineza
FPR yangiriye cyangwa Kagame. Buriya Kagame ni umugabo udasanzwe, navuga ngo ni impano Rurema yahaye u Rwanda. Nasubije inyuma ibitekerezo nibuka ndavuga ngo uyu muntu wangiriye neza nta kintu namwitura. Nakoze indirimbo nyinshi ngerageza kuvuga ishyaka nyine FPR Inkotanyi, ntekereje nta mateka cyane nzi y'u Rwanda cyane kurikije uko nagiye mu ishuri, ariko ibyo nakuruye uko nagiye mbona yegera amanuka akamenya no na wa muturage usa n'uciriritse akamenya ibye. Icyo nicyo nashingiyeho namukoreye indirimbo. Reka turaza guhita tuyigarukaho nyuma. Yego. Ariko ndengize amatsiko yo kwibaza ngo mu by'ukuri Uwizeyimana Jean Pierre turi kumwe hano imbere yacu. Yego. Ntutekereza ko washakisha mama wawe? Ujye utekereza ngo washakisha mama wanjye? Ujye ubitekereza? Ndabitekereza cyane cyane. Wumva tuvuge nk'urugero nk'aka kanya, ariko harimo abantu benshi cyane bazareba ikiganiro, afite telefone, birashoboka ko afite telefone ari kureba. Niki wamubwira muri kano kanya uti mama niba uri kunyumva ndakubwira ibi n'ibi bimubwira? Kera nyitekerezaho cyane, ntariyakira cyane, maze gusa naho ubuzima bunyorohera kuko naje kugira umugisha. Ubu nashatse n'umugore, mfite n'umwana. Ni byiza. Nakoze ubukwe budasanzwe. Nawe turaza kwigiraho. Yego. Ngewe ubu wenda nk'ubu nakomeje kujya mu itangazamakuru, nagize umugisha, niyumvamo impano, ndaririmba. Birumvikana ko ubu ngubu ibyerekeranye n'ubuzima bwanjye bwite bw'uko nahura na mama akaba yamfasha. Ubu icyo nshaka gusa, ikintu kimbabaza kinankomeretsa umutima uko mbitekereje, nuko kuva nabaho ntazi umuntu dufite ikintu dupfana uretse inshuti zigenda zinkunda, abagenda bankunda uburyo ndirimba, uburyo mbaho mu buzima busanzwe no gusabana, nkagenda icyo gikomere mfite byibuze ngize umugisha, kuko ubu sinzi ngo mama yarapfuye, sinzi ngo papa baho, mbese nibyo bintu cyakoze ngize umugisha nkamubona, niba narira, niba naryama hasi, wenda nanjye ikintu ndi kuvuga ubu ngize umugisha nkabona mama wanjye, numva umutima wanjye watuza, numva nagira ibyishimo nigeze ngira. Tuvuge ko wenda ari kukureba muri kano kanya, tuvuge ayo mahirwe ko tuyafite, ari ufite telefone ari kureba kino kiganiro, mu butumwa kano kanya, niba umubwira ko wababaye, niba umubwira ko warushye, niba umubwira ko umutima wawe waremerewe, sinzi uko umubwira. Kera ntabwo nabashaga kuba natinyuka kuvuga ubu amateka yanjye, narabivugaga nkarira, ariko igihe cyarageze amarira nshiramo kubera agahinda n'umubabaro. Ariko mama niba uri kunyumva cyangwa nubona n'iki kiganiro, birashoboka ko wantaye nkiri agahinja gato, ntago nkitwa ya mazina, ubu nitwa Uwizeyimana Jean Pierre. Ngize umugisha ukanyiyereka nkakubona, ubu mba numva umutima wanjye watuza, noneho rwose nakwishima cyane bidasanzwe. Wenda afite ubwoba bwo kuba yaguhamagara kubera ko yagutaye adafite ubusobanuro, icyo gihe kiri cyumubwira? Oya, ubu nge naramubabariye kuko nyuma yaho urumva narakijijwe, narakuze, abantu baranyegera, umutima nari mfite ubunyamaswa umvamo, baranganiriza, ihahamuka nari mfite ryarashize, ubu nta kibazo. Nkunda cyane iyo ndi kumwe n'umwana wanjye nabyaye, ndishima cyane yampamagaye papa. Mfite umwana unkunda cyane w'umuhungu, arankunda cyane. Rero umwana ungana gute? Afite agiye mu kwambera azaba yuje imyaka 2. Yego. Tubwire ukuntu waje gushaka rero. Ni ibitangaza gusa, ni iby'Imana ikora bitangaje. Naje nari mfite nabaga ahantu hariya kuri Nirake, nza kugirirwa umugisha, ndakora cyane, abakunda capati zanjye ku buryo banyitaga buryohe, kuko urumva niyeguriye Imana mu bishoboka. Ndi umukristo wa Kicukiro Sheri, buriya niho nateraniraga, niho nasengeraga, niho natangiye gusenga kugira ngo nzamuke neza, ku buryo icapati zanjye bazikunze cyane kubera Imana.
bazita buryohe. Ubwo rero banyitaga Pastor Buryohe, capati zanjye bakazikunda cyane, ndazikora nza kugirirwa umugisha rero mpagura akabanza. Kuko nakoraga nka capati nka 300 nkorera ku kabaraza, nyuma naje kuzamuka ngira amafaranga. Uko nagiye nkura n'ubuhanzi bwanjye, abumvisha inkuru yanjye bakanshyigikira, nza kugira amafaranga. Nyuma rero baje kuhasenya cya kibanza cyanjye n'akazu nari nashyizemo bigenderamo, birumvikana ko ari mu manegeka nyine nta bundi buryo, nza kujya gutura ahantu hitwa Indera bitewe n'ubuzima. Urabona hariya ni munsi ya Inirake, ubuzima bwo mu mujyi buragoye, nsa n'ujya mu nkengero z'umujyi, n'ubundi nkomeza wa murimo wanjye. Kuko urumva aho nari nteza amakiro navuga ko namaze gufatisha, nabaye umugabo byakunze. Urumva iyo umusore atangiye kugira amafaranga, bwa buzima asa naho nyine nawe yigira neza, akambara neza. Urumva nari maze no kuba umuhanzi, ndirimba, abantu bankunda, abantu banyereka urukundo, banyereka amarangamutima, mfite inshuti nyinshi. Birumvikana, umva nari ntangiye gusa naho ngenda nibagirwa bwa buzima bubi nagiye mbamo, noneho nkasabana n'abantu, nkaganira nabo, nanjye nkiyumvamo ubumuntu. Ntutubwe ukuntu wahuye n'umukobwa mugakora ubukwe udafite aho uturuka, udafite iki byose? Byari bigoye kuko birumvikana ya mafaranga make y'iyo nzu nari mfite bamaze kuyisenya. Birumvikana nagurishije inzugi, ngurisha amabati, mpita njya gushinga ka business aho ngaho hitwa Indera mu Gasima. Nshinza ku business, nubwo byangoye, uwo mukobwa rero tuza guhura, turakundana, mubwira ubuzima bwanjye, ndamuganiriza, ndamubwira ngo niba bishoboka wambera mama, ukambera papa, ukambera byose. Birumvikana yahise yihutana inkuru kuko nge ntago twatinze. Yahise yihuta abwira mama we, ababyeyi ntibabyumva, baravuga ngo ntibishoboka ko uwo muntu yaba umukwe wacu kuko ntacyo yazatumarira mu buzima. Kandi nabo ndabumva, ndabagarukira kuko umuntu nkanjye numvaga ko nta gaciro, nta n'umumaro mfite, kuko nahitaga nihutira nkatekereza se kubera iki bundi mama yantaye. Ariko nyuma baza kukwemera se? Nyuma baje kunyemerera, bansaba n'inkwano ndayitanga. Nubwo natekereza ko ntashobora gukora ubukwe kuko nta muntu nari bubwereke, ariko nabwiye kuri cya kindi, ya nzira yanjye yo kuririmba nibyo byampesheje kuba abantu benshi banzi, baranshyigikira. Nanjye uko nakoraga ndabibona ngira umugisha, nkora ubukwe kandi nakoze ubukwe bwiza muri Covid. Watubwiye ko wahimbye indirimbo uyihimbira President Paul Kagame. Yego. Kituririmbire tuyumve. Nyibaririmbire. Rwanda uraberewe, Rwanda uraberewe, uberewe n'abagutuye bahuje. RPF mwarakoze, mwambitse u Rwanda imyambaro myiza irubereye. Iyo myambaro n'amahoro, iyo myambaro n'ubwuzuzanye, ni myinshi sinayivuga nyirangize. Nimurebe, nimurebe, Kagame Paul u Rwanda yarugize nka paradizo. Isuku, uburere n'imico myiza, iwacu Rwanda nibyo bituranga. Iyo ndebye ibikorwa reme igihugu cy'u Rwanda twagezeho, bintera kuririmba RPF murashoboye. Nimukomeze kubakurwa tubyaye, Banyarwanda turi kumwe namwe. RPF songa mbere, Abanyarwanda turi kumwe namwe. FPR. Iyo ni indirimbo wahimbuye FPR. Ni indirimbo nziza cyane, birumvikana ko ivuga ku byo twagezeho, ku byo Abanyarwanda bagezeho. Nuko sasa rero wenda uyu munsi umuziki ugufasha iki, gutunze gute? Umuziki icyo umfasha kugira ibyishimo muri ngewe. Icyo nicyo cya mbere kibanze, nango nicyo kintu kingarurira ibyishimo muri ngewe mu gihe nagize agahinda kenshi gakabije, kuko bibaho niyo nagize umuntu tugirana ikibazo ndababara cyane, nkibuka byinshi. Ariko
ibikomere byagiye bigira bitewe umuryango wa FPR. Buriya mfite indirimbo nyinshi zigera muri 3 nk'ubu ejo bundi hariyo nakoze yitwa ngo tumufitiye icyizere, zifite amashusho. Mfite channel nubwo itarakura cyane ariko tubwire kugira ngo utwumva ajye kuzirebaho. Yitwa Pastor Peter. Pastor Peter. Yego. Jean Pierre Pastor Peter. Tuza no kuyipininga hasi. Yego. Nuko Pastor Peter tubwire sasa rero. Igihe wagize agahinda wumva wabaye muri wowe umeze gute? Ndaryama. Ndaryama nkitekerezaho ariko nyuma nkashaka uwo muhungu wanjye tukaganira nubwo ataramenya kuvuga. Nkumva ndishimye nkasubiramo za ndirimbo zanjye nkitekereza ariko iteka ryose murasenga mvuga ngo byibuze niba mama yarapfuye icyanyereka nimva ye cyangwa byibuze nkamubona. Ntabwo gishushanya se wenda ubuzima niba ariho yababayemo ariko umuntu ajye gutya agashushanya ibintu mu mutwe, we ntabwo gishushanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe nahise mva aho i Butare nza mu mujyi wa Kigali. Birumvikana ubuzima bwaho ngaho bwaje kurangira kuko nanyuze mu buzima busa naho bwari bukomeye cyane kuko nigeze no abantu kuvuga ko nsenga indwara mfite ibintu byinshi cyane. Yego. Wajyaga nsengera abantu bagakira. Abo bantu rero nibo batangaga ubuhamya bakavuga ati ko kuriya muntu ni umunyamasengesho, bakabona gutangira kuma amafaranga nkakodesha inzu nkabaho. Niho havuye iryo zina ryitwa pasiteri bitewe n'imbuto nereraga muri quartier nyine uko ivuga butumwa nakoraga. Ibintu by'ubumayibobo hariya rwabayanga ko maze abamayibobo zikaze byataye ko bivuye mute? Navuga ko ari nk'Imana. Kubivamo ni ikintu gisa naho cyari gikomeye kuko nahoraga mu bwigunge. Sinavuye ko nagerageje kwiyahura inshuro zirenga 5 nkanga gupfa. Yego, nanze gupfa. Urumva nabayeho mu buzima busa naho bukakaye bubabaje buteye ubwoba ariko nanze gupfa. Nyuma rero ndiyakira bitewe nigeze no kwimanika mu mugozi, nigeze no kunywa acide, namwe ibintu byinshi. Kwimanika mu mugozi se byo kwimanika cyane ute? Nitekerejeho nyine ndeba ubuzima mbayemo, urumva uko nagendaga nkura nsubije inyuma, urumva nyine nagiye nsubira inyuma uko nagiye nshagagura. Ndazamuka nyine ntekereza kwigirira nabi kuko natekereje mbura mama kuko urumva sinigeze mpamagara mama, sinigeze mpamagara papa. Ibaze nawe nta muvandimwe, none abantu bose bamwe na bamwe izo mayibobo wenda zarafataga zikankubitaga kuko zandushaga imbaraga, nkagira agahinda gakabije kuko nta n'umuntu wanyitagaho. Uza kufata icyemezo rero gute cyo kuvuga uti reka nimanike? Warigiye kugura umugozi? Nagiye kureba umugozi ahantu mu kabande nyine mu ishyamba, ndimanika. Natoraguye imigozi nyine ubirumvikana nyine kira hano mu izosi. Abaturage bamwe muri abo abari aho ngaho baza baca uwo mugozi ngo hasi, hanyuma banyirutseho bashaka kunyica kunkubita nyine kuko nari ngiye kwigirira nabi. Nyuma baranyihorera kuko nyine urumva mayibobo nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe ubuyitayeho. Bagerageza kunkurikirana ndacika nyine ndahunga. Njya ya mabuye ya radio natoraguraga nyine mu myanda nanga gupfa. Bamwe bakantoragura nyine basanga nenda gupfa ariko bikanga singira ikintu mba. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye ariko uyu munsi ufite ubuzima, ntuzonye gutekereza kwiyahura. Ufite umuhungu, ufite n'umugore. Nize ko umugore mubanye neza ariko tubanye neza cyane. Ubu ntago nakwigirira nabi, namaze kwisobanukirwa, namenye ko ndi w'agaciro. Wabonye se abantu baza kuguhemba wabyaye, batubwe ko wakoze ubukwe? Yego. Wabonye abantu gukorera ubukwe, wakoze ubukwe ko nta babyeyi utazi naho ukomoka? Bitewe n'urukundo rw'iyi minsi uretse mabukwe agerageza ariko nawe nyine yaje uwo munsi nyine maze kubyara. Nicyo kintu cyonyine nibwo bangaruriye icyizere, baravuga ngo byibuze wa muntu ngiye nyine ndebye hari ukuntu ureba abantu ukavuga ati byibuze. Nibwo natangiye kubona agaciro kanjye nk'umukwe kuko ubwo aribwo bwa mbere nibwo natangiye kwiyumvamo ntangira kumwenyura mu mutima.
nibwo Baje baje kumpemba. Yego. Icyo gihe nagize ibyishimo bidasanzwe, ndaseka numva ndishimye, numva ndiyakiriye mbaye nk'umwana mushya. Yego. Umva ari iki mu buzima ujya usaba Imana gikomeye cyane? Ikintu gikomeye cyane nuko nshaka nanjye kuzagerageza nkaba umuntu uri mu buzima bwiza. Kuko urumva naho nababwiye izo nzira zose nagiye ncamo kugira ngo mpite njye iburasirazuba, ni mu rwego rw'ubuzima ndimo. Ni bwiza ariko hari icyo nifuza, hari icyo nshaka kuzaba cyo. Yego. Jean Pierre, reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu, twishimire kubana natwe kandi ufite inkuru ikomeye y'ubuzima waciyemo, ujya ukomera cyane uba umuntu w'umugabo. Nutabone n'umuryango wawe uzakomeza ubuzima, bive kuri rwa rwego rwo kuba nyakamwe, ukomeze uba uri kumwe n'umwana wawe n'abana bawe n'umugore wawe, muri mu muryango. Igisekuru gihere kuri wowe, kuri Uwizeye Imana, gikuri kibe igisekuru kidasanzwe, sibyo? Kandi bizagenda neza. Mu irangamimerere wandika abaye babyeyi amazina. Mu irangamimerere birumvikana byaragoranye cyane, nsubije inyuma ho gato. Nafashe n'ubundi iryo zina ry'uwo mukecuru yitwaga Uzamushaka Mariya. Nafashe iryo zina rero, bagiye kumbaza ndababwira ati nta wundi muntu mfite uretse uwo mukecuru, nawe si mama, nta n'icyo dupfana, nta n'ubwo muzi, ubwo mwandika iryo. Imyaka nayo irangamuntu yanjye yanditseho 99 kandi naragereranyije, sicyo gihe by'ukuri kuko sinzi imyaka mfite, sinzi n'uburyo, mbese nanjye ubwanjye sindisobanukirwa. Yego. Ubwo irindi zina umugabo nawe naragereranyije, hari umuturanyi yitwaga Nyandwi, mfata n'undi witwaga Karori, ndayateranya. Diregite nibyo bintu byahise binza mu mutwe. Ni ibyo ngibyo mwiranga nabo bahita bandika gutyo. Ubwo igisekuru ni ngewe, urumva ndi uwa leta muri make, mu magambo make. Niyo mpamvu nyine nakuze nkurikirana ziriya nteko, nkurana ayo mateka, nibyo byamfiriyemo kugenda. Umuntu wese wanyerekaga ubumuntu, umuntu wese yanyeretse ubumuntu, mufata n'imwisanzuraho, mufata nka mama, mufata nka papa, mufata nka murumuna wanjye, nka mukuru wanjye, mwisanzuraho cyane. Icyo gihe ukimara bakubajije izina rya mama wawe, birumvikana ko ntabwo ari umuzi, na papa ntabwo ari umuzi, mama birumvikana ko yashyizeho umukecuru wagutoye uru ruhinja. Papa ufata Nyandwi, izina ry'umuturanyi. Nuko yari umuntu mwiza se, ko ari ryo hise uvuga? Uwo muntu nabonaga yangiriye neza nawe. Uwo muntu najyaga ngenda akampa ibijumba nkarya, ubundi akandika nkajya mu murima nkahekenya imyumbati, nyine yigize no kumpa ishati nyine nambaye ubusa, birumvikana. Niyo mpamvu ntigeze mwibagirwa, niyo mpamvu ayo mazina yose afite icyo asobanuye kuri ngewe. Yakoze uwo Karori yajyaga ampa ibyo bita umusururu. Mu mujyi wa Kigali sinzi ko umusururu se nk'ikigage. Ni ikigage. Ni inzoga nyine y'amasaka. Ayo mazina yose nagiye mfata nkahuza, afite icyo asobanuye ku buzima bwanjye kugira ngo ntazabyibagirwa. Niko diregite nahise ntekereza ibyo ngibyo. Umva umwana wawe nakura akaba ari mu kigero kimwe nawe, azi ubwenge, urumva ko uzaba wowe wakuze uri umugabo mukuru, umva ariko iki gikomeye uzamuganiriza? Icyo numva nzamuganiriza, nzamuhumuriza icyambere, ubundi mutoze gukora cyane. Yego. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, tugushimire kubana natwe mu nkuru yanjye. Ufite inkuru nawe ikomeye. Hari umuntu ushobora kuvuga ati reka wa Jean Pierre wamana imeze, ushobora kuba uriya mwana ari uwanjye, ushobora kuba umwana wacu, kuko ndabyibuka ko namutaye hariya, sibyo? Shaka ko ari mama wawe, cyangwa ushobora kuba ari papa wawe, cyangwa birashoboka ko ari umuntu wifuza kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akakubera umuvandimwe, akakubera umubyeyi. Hano abantu benshi bakura inshuti, bakura ababyeyi, bakura abavandimwe. Tanga nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ya telefone ni 078 98 53 54 2. 078 98 53 54 2. Wakoze cyane.